banyarwandakazi bakunzi ba Rwanda Canada News, nejejwe cyane no kongera guhura namwe uyu munsi, cyane cyane ko amakuru agenda yongera. Nkuko mubizi niko bisanzwe buri mwaka biraba, iyo twegereje igihe cy'icyunamo cyo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi, ubu tugamije kwibuka ku nshuro ya 28. Hari ibiganiro bigenda bibera hirya no hino ku isi. Muri byo rero nkaba nahisemo kubagirira ikiganiro ku cyabereye ejo bundi mu Bubiligi tariki 25 y'uku kwezi kwa Werurwe. Kikaba cyarakoreshejwe na Ibuka. Ni ikiganiro ngarukamwaka. Uyu mwaka rero byagize by'umwihariko cyakoreshejwe mu Gifaransa bavuga sur le patronage du groupe socialiste mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi. Ubwo rero ikaba yari yahuje abanyabwenge b'ingeri zose, harimo abashakashatsi, abavoka, abarimu muri za kaminuza, abantu bazobereye mu bushakashatsi bw'ingeri zose. Ngiye rero nabateze amatwi nkamwe mwese, ariko iyo mvuga mwe mwese ndavuga abumva ururimi bavugagamo. Ngiye rero ndaza kugerageza kubishyira mu rurimi duhuriyeho nk'Abanyarwanda, ariko ndagira ngo mbanze mbisegureho. Simbabwiye ko ngiye guhindura ibyavuzwe byose kuko byari mu Gifaransa ngo mbishyire mu Kinyarwanda. Ntabwo ari byo ngamije, ndetse byaba ari ukwihandagaza mvuze ko ngiye kugira traduction direct y'ibyo bintu. Ahubwo ndagerageza kugarura imyumvire mu rurimi rwacu kuri bimwe nahisemo kubabwira, kuko nanjye byankoze ku mutima. Muri ibyo biganiro rero nababwiye ko harimo ingeri zose z'abanyabwenge, kandi ni benshi. Bari benshi rwose batandukanye, bakurikiranye cyane kuva ku mizi jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nahisemo rero kuzabaganirira ku bantu nka 5. Nkazagenda nkora kuri umwe, nkavuga ku byo yavuzeho ejo bundi muri iyo colloque yari iri mu Bubiligi. Nkagerageza kurebera hafi ibyo bavuze, ibyankoze ku mutima. Namwe abatumva Ikinyarwanda nkaba ari byo ngira ngo, abatumva Igifaransa nkaba ngira ngo nze kubigerageza kubibegereza mu ncamake mwumve impamvu byankoze ku mutima. Muri abo rero harimo, ndaza guhera ku muntu witwa Magorane Honoré, uri specialiste w'ibibera byose kuri za social media, ni ukuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Twese tumaze kubimenyera, habera byinshi, habera ibibi, habera ibyiza, ariko ngira ngo muri iki gihe ibyinshi bihabera si ibyiza gusa, cyane cyane mu bitureba nk'ibi turimo, nk'iki gihe twerekeje kujyamo cya commemoration ya genocide yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 28. Undi wa kabiri nifuza kuzavugaho n'abari muri ibyo ni umwavoka witwa Bernard Mengre. Nawe yavuze ibintu bitangaje, nawe nzagira icyo mugarukaho kugira ngo abatumva Igifaransa babyiyumviye ubwabo nabo nzabagezeho ibyo yavuze, kuko cyane cyane yibanje ku madosiye yarabangamiye abacikacumu, yarabangamiye leta y'u Rwanda, yerekeranye n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Yabigarutseho cyane. Nkaba ngira ngo rero abatarabyumvise muzabonereho umwanya mu byumve. Undi wari uhari muri iyo colloque ni Dr. Jean Damascene Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, nawe yari ahari. Nawe nzagaruka ku byo yavuze kuko byari bifite ireme, byakabaye byiza. Harimo abantu batamwumvise kandi wenda batumva Igifaransa ngo basubire inyuma bamwumve. Noneho nawe nzagerageze guca mu ncamake mbabwira ibyo yahavugiye. Icyo ngira ngo ngarukeho cyane hari nk'ibintu yavuze nanjye ntari narigeze numva, by'ibaruwa ya Musenyeri Focus, ngira ngo irindi rye niko igize. Hari ibaruwa yasomeye hariya numvise bwa mbere
namwe abatarayumva nanjye nzayibasomera mugerageze kuyisesengura namwe mwiyumvire ibintu byagiye bikorwa kuri urwo rwego rw'abantu bitwa ko bagerageza kuzatugeza ku Mana. Undi muntu nahisemo kuzavugaho ni Professeur Josias Semujanga, ni umwarimu muri Université ya Montreal, hamaze igihe, muramuzi mu bindi bintu byinshi mujya mumubona, nawe nzagira icyo mvuze ku bintu yavuze hariya. Hanyuma umwanya n'udukundira undi muntu nzavugaho ni umwavoka nawe witwa Maître Eric Gillet, nawe yavuze ibintu rwose bitangaje, abivuga mu magambo make meza asobanutse, nabyo sinzabitradwiza, nzagenda mbivuga kugira ngo mbagezeho muri make iby'ingenzi yakomojeho. Reka rero noneho dutangire nkuko nababwiye ko nzagenda umwe azajya agira umunsi we muvugeho, agira ikiganiro cy'umwihariko, noneho tugerageze kurebera hamwe ibi bintu aho bigeze ubu tugiye kwibuka inshuro ya 28. Nkaba rero ntangiye nihanganisha abantu bari mu bihe bibi muri iki gihe, kuko ntabwo ari iminsi yoroshye kuri benshi, maze dukomeze. Ubu rero nkuko nababwiye ndatangirira kuri Honoré Magorane, umuspecialiste mu bintu bya social media. Natwe social media niyo turiho, muzi ko abantu benshi muri iki gihugu bayikoresha uko bishakiye, bayikoreraho ibyaha bishakiye, bakitwaza ngo le droit d'expression ngo ibaho uburenganzira busesuye. Sindi bivuge ibyo yahavugiye byose, ariko hari ingingo zimwe na zimwe nza kugarukaho. Mbibutse ko umutwe w'iki kiganiro bari bafashe, titre bari bafashe, ni reka nyisome ntaza kuyivuga uko itari. Le titre yitwa ngo Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 face au défi du déni. Reka mbisubiremo. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 face au défi du déni. Ubwo ngira ngo umuntu agenekereje mu Kinyarwanda yavuga ko ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uko rigaragara mu mboni z'abashakashatsi, abanyamategeko, abarimu ba kaminuza, abanyapolitike n'abandi muri rusange. Nkuko nababwiye ntabwo ari traduction direct, ndagerageza kugenda mbyoroshya kugira ngo bitaza kuba traduction direct kandi bitanashoboka. Nkuko rero nari ntangiye mbabwira ko ngiye kubabwira kuri Honoré Magorane, niwe nahisemo gutangiriraho kubera ko yatubwiye ibirebana na social media. Mu biganiro bye harimo byinshi yavuze nibwira ko bidufitiye akamaro twese, akaba ari nayo mpamvu ariwe nahisemo gutangiriraho nubwo atari we watangiye. None rero bavandimwe, inshuti za Rwanda Canada News, abantu benshi murabizi, murabibona hirya no hino bari ku mbuga nkoranyambaga, ariko imikoreshereze yazo iratugoye cyane. We rero Magorane nk'umushakashatsi yagiye reba aba mu Bubiligi, nawe nibyo yatsimbarayeho cyane, avuga nk'urubyiruko arebesha amaso ye hafi rukorera mu Bubiligi. Aravuga ati ubu noneho urwo rubyiruko rwishyize hamwe rushyiraho ikintu ngo bise ko ari identite yabo ari Hutu, ngo bafite identite Hutu, ngo n'ubundi abantu bose bari mu Rwanda cyane cyane aba RPF ngo n'abantu b'abavantara s'abanyarwanda. Ubwo rero nkibaza mu mboni zanjye, nkibaza ndetse ubu iyo jeunesse ivuga ko ngo identifiye nk'abahutu gusa, tuzemera ko nako tuzabifata nk'aho ubuhutu
bugiye ku bundi bwoko bugasimbura ubwoko bw'Abanyarwanda nubwo birimo gukorerwa mu Bubiligi. Magorane akomeza yibaza ati abo bana bakora ibyo bakora promotion kandi babishikamyeho bya ideologie parmehutu yo muri 1959, ugasanga ngo bakangurira abantu kwitwaza ko FPR ngo yaje mu gihugu noneho iza iturutse hanze, iza atari Abanyarwanda ari abavantara, ngo noneho bo bagerageza gusisibiranya ibyo bintu bya ideologie parmehutu yo muri 1959, ngo none urwo rubyiruko rukomoka ku baparmehutu abenshi ndetse ahanini ugasanga bavanga n'abatutsi bamaze kubogama biyemeje kureka umurongo ugororotse wa RPF, noneho bakifatanya nabo bakemeza neza ko Hutu ari ubwoko, ariyo identite yabo. Ibyo bintu bakitwaza ngo droit d'expression kuko ntawe ubakoma, bakora ibyo bishakiye ndetse bagakora n'amaviolence mu quartier zimwe yatanze ingero ngo bibera mu quartier z'i Buruseli zitwa za Matonge. Ati ibyo bintu byose biba ku mugaragaro. Ati rero ugasanga noneho hari n'ibindi bitwaza birenze urugero, bagahakana ngo imanza zose zaciwe zigacibwa mu Rwanda zigafata abakoze ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi, kuko izo veridicte zose zabayeho nta gaciro zifite na gatoya. Ugasanga nyuma yawo nabwo yatanze izindi ngero avuga ati abarimu, abashakashatsi bamwe na bamwe usanga bari ku ruhande rw'urwo rubyiruko rwitwara rutyo. Yatanze ingero zimwe na zimwe, avuga ibitabo byandikwa biganisha muri iyo mitekerereze y'urwo rubyiruko. Ati none rero, ati ugasanga abantu bamwe baragenda muri icyo kigare ndetse ugasanga ntacyo bikanga kubera ko ngo bazi ngo bari protégé par le droit d'expression bafite kandi bakora amarorerwa. Nk'ubu bavuga ngo barakangurira abantu ngo kwibuka amategeko 10 ya parmehutu mu gihe yagiriyeho cyane cyane ngo batsimbarare ku itegeko rya 10. Nimushaka ndaza kuribasomera ariko ngira ngo si ngombwa, benshi murarizi. Nk'umuntu uhamagarira abantu ngo batsimbarare kuri iryo tegeko rya 10 ry'amategeko 10 ya CDR, kuko CDR yakira ari amategeko 10 abantu benshi bahora bibeshya ko ngo ari ayangeze, ariko ntabwo ari amategeko yangeze. Ari amategeko n'aya kera kuva muri 59-60, ibyo mu byo bitaga ngo ni revolution parmehutu niho byakomotse. Ngeze icyo yakoze n'ukongera kubyandika akabishyira mu kinyamakuru cye, ariko amategeko siwe bayanditse, yari asanzweho. Ubu rero icyo bifuza cyonyine ni naho rwose nahereye mbabwira ko dukwiye gufungura amaso tukareba ibyo bintu, tukabirebera hafi. Urwo rubyiruko rw'abo bantu bavuga ngo bafite identité Hutu ngo niyo bemera yonyine, abo basore n'inkumi babikazemo cyane ndetse babishyiramo ikintu gisa no kubyicengezamo abantu benshi bashoboka, style bakoresheje platform za social media. Ubu baravuga ngo bafite n'ingufu zihagije, ngo icyo babura gusa ngo ni ugutangira ikintu cyitwa intifada. Ibyo si bivuga, nanone ni Magorane wabisobanuye kuko abiri hafi, abikurikirira hafi. Abatibuka intifada icyo ari cyo wenda ni ijambo ntaribonera igisobanuro mu Kinyarwanda, ariko muzi amakimbirane amaze imyaka n'imyaniko iri hagati ya leta y'Abayahudi n'iy'Abapalestinians. Muzi ko Abapalestinians bahora bashaka ikintu kimeze nko kwiganzura cyangwa no kwirukana Abayahudi mu gihugu cyabo hariya batuye,
kuko iteka bahora bavuga ngo ni icyabo. Ibyo rero bahora bagaba ibitero, byaba ari ibitero biri open cyangwa biri ibitero shuma cyangwa ibindi. Ibyo ni byo abo ngabo abanyarwanda bari mu Bubiligi bise jeunesse hutu, ngo bafite ingufu zihagije, ngo ikibura gusa nuko batangira intifada yabo. Murumva iyo bintu abantu bageze kuri icyo kiganiro kigezaho, ntawabura kubiha umwanya ngo bitekerezeho, abishyiremo n'ingufu, kandi ingufu zisobanutse, zitomoye, zigaragaza neza ko tudakwiye gukomeza gukerensa ibintu birimo kubera kuri social media. Noneho iyo wumva bageretseho no kujya bakora za manifestation muri za quartier populaire nka Matonge, ugasanga target zabo ngo usanga kuko hari abanyarwanda b'ingeri zose, hakaba n'abarundi bahungiye wenda b'abatutsi n'abanyarwanda b'abatutsi. Abo rero iyo bakoze izo manifestation ziba violent kandi zigamije kubangamira no kugirira nabi abo babona ko ari abatutsi. Ibyo rero igituma nahisemo kuvuga kuri iki kintu cya social media, ndabisubiramo, ni amategeko agoye, amategeko ariho aranditse, nta gihugu kitayafite, ariko nabwo sinamenye ko mbyita mu Kinyarwanda, ariko ikintu cyitwa repression, kugira repression ku bantu babikoresha nabi kandi barenze ku mategeko. Simvuze ko bidahanwa n'amategeko, bihanwa n'amategeko, ariko gufata abo bantu ukababuranisha, ukageza igihe ubacira urubanza, ukageza igihe icyaha kibafata, ni ibintu de très longue haleine, niko nabyita, bifata intera ndende. Ibyo rero iyo weakness niko nanayita, aho hantu niho banyura, noneho bagakora ibyo bishakiye, bagakora amadega menshi cyane. None rero mwese abanyumva muri abantu bakuru n'abatari bakuru ni bato, murakeka ko ari iki cyakorwa? Ese niba nk'ubu baravuga ngo abo bari mu Bubiligi baravuga ngo ibikorwa mu Rwanda nta na kimwe bemera, kugeza n'igihe bahakana n'imanza zahaciriwe. Reka noneho iyo bageze ku baciriwe imanza n'inkiko za gacaca, ho basya batanzitse, bavuga ngo abantu baciriwe imanza na gacaca bose bararenganye. Bakongeraho n'imanza za Arusha nazo ntibemera, ngo ababonye verdict yabo Arusha nabwo bavuga ngo benshi bararenganye. Ni ukuvuga se ko ibyo bintu noneho no mu Bubiligi byatangiye. Rero abari mu Bubiligi ho baritwaza nindaho n'amagorane, aribaza icyo kibazo nawe, aravuga ati se aha noneho turi mu Bubiligi, baravuga ngo ni la Belgique c'est un état de droit, bemera cyane expression des droits de l'homme. Nawe ubwo arivugira ati nanjye sinshobora kuba contre les droits de l'homme, ndavuga amagorane. Abo bantu rero barabusinga ibyo bintu. Ese limite umuntu azamenya yishyira he? Bizagenda bite kugira ngo abantu bumve ko ibyo ntawe uhwema kubisubiramo, aho ibyo bita ngo droit zabo za expression zagombye gutangirira cyangwa guhagararaho droit z'abandi zihagararira, ntibagire une violence yaba verbal yaba physique, ariko bakitondera amategeko. Ese ubu noneho amaleta akwiye gushyiraho amabwiriza adasanzwe, bisubiremo, amabwiriza adasanzwe yo gukoma mu nkokora abantu bafite ibyo bintu. Niba se abantu koko bitwaje droit de l'homme bari mu gihugu cy'Ububiligi bita ko ari un état de droit, batangiye kwamamaza amatwara ya Parmehutu, revolution muri 1959, bensistinga ngo abantu bose bahagurukire kumva neza amabwiriza 10, babihinduye nta nubwo ari amabwiriza, ni amategeko 10 y'Abahutu. Mwese murayazi, nta utayazi. Again abatayazi murabizi ko yasohotse mu binyamakuru hano, ngira ngo muri Kangura yasohotse mu kinyamakuru cyabo nimero ya 6, ngira ngo niba ntibeshya.
muri journal nimero 6 niho basohoye ayo mategeko, ariko mbasubiriremo ntabwo ari bo bayanditse, yarasanzwe ni ukuva kera. None rero banyarwanda, banyarwandakazi, bakunzi ba Rwanda Canada News, abumva igifaransa muzagerageze kukiyumvira, kuko nkuko nabibabwiye naciyemo mu magambo avunaguye, ariko iyo usubiyemo idonido, kwa kundi abaturanyi bacu b'Abarundi babyita idonido, ni kuvuga akantu ku kandi, ubisubiyemo neza usanga uyu mwaka turimo urimo ibibazo biremereye cyane cyane iyo byatangiye gucengera mu rubyiruko rutinyuka kuvuga ngo twebwe, jewe nibwo nibyo babyivugira muri interpretation zanjye, baravuga bati twebwe identite yacu ni Hutu. None subwo tuzabite kuko ari Abahutu gusa, ntabwo bakira Abanyarwanda, ntarubwo kandi abenshi muri bo ni n'Ababiligi bafite nationalité belge, ariko baravuga ngo identite yacu twemera ni identite Hutu. Kandi hano mu Rwanda twebwe tuzi ko turi Abanyarwanda. Abanyarwanda benshi ibyo leta y'u Rwanda yabishyizemo ingufu zihambaye kugira ngo nibura mu myaka generation nk'iya gatatu iri imbere izasange abazadukomokaho bazaza bazi ko ari Abanyarwanda. None abandi barapromotinga ko ngo ethnie identite bemera ari y'Abahutu, ngo abandi bose babatishijeho umurongo ntacyo bavuze. Niyo mpamvu rero ngira ngo abantu bose bafungura amaso barebera ibyo bintu hafi, kuko biraremereye, biteye impungenge, birakabije, kandi aho bafatira ingero murahabona. Bafite abantu kuri za social media nka Padiri Nahimana twabavuze kenshi, hari benshi mu Bubiligi, hari iriya groupe ya Iceberg yabo, hari nyinshi, hari za groupe nyinshi. Ibyo byose niho bafataho ingero, urwo rubyiruko ubu ruriho ubu bafata ingero kuri abo bakuru babo cyangwa base babo na basekuruza babo, ibyo babayemo murabizi. Iyi minsi rero twimirije imbere yo kwibuka ku nshuro 28, ngira ngo mwagiye mubibona niko bigenda. Iteka haduka ibintu nk'ibyo, kuko nanone Magorane hari ikintu yavuze, atanga ingero ku bugome bwakozwe n'abantu bakaba barafashwe bagafungirwa Arusha bakaburana. Yatanze urugero kuri Paulina Nyiramasuhuko, muzi ko yafungiwe Arusha akaburana, icyaha kikamufata agakatirwa. Yafungiwe icyaha cyo kuba yarafashije, hari ibintu bigora kubitaraduza mu Kinyarwanda. Nyiramasuhuko mu ngero yatanze, Magorane yavuze ati uwo mudamu yafataga za kapote akaziha interahamwe n'abantu bose bafite umugambi wo kwica Abatutsi, akababwira ko ngo bagomba kuviyora Abatutsikazi, bakababaza cyane, ari uruvunge, noneho ngo nuzarokoka ntazongere kuba umuntu, azaba igishushushungwe. Ibyo si amagambo masa, muzi ko byabaye. Ibyo kandi Nyiramasuhuko nibyo yakatiriweho Arusha. Abo bantu rero bavuga ngo abantu nk'abo bari mu Paulina, ngo imanza baciriwe Arusha ngo bararenganye. Ibyo rero negationisme igera kuri iyo level, kandi ikabivugwa n'urubyiruko, ntivugwe n'abasaza, ntivugwe n'abakecuru, ikavuga mu kanwa k'abayouth, kabo twita urubyiruko. Ntabwo ari ibintu byo gukerensa, nta na gatoya. Muzi neza ko naho yavuga ngo bambare za kapoti babamerere nabi cyane, ahubwo bahitagamo, wenda nibyo Magorane atavuze ariko birazwi byarakozwe, bafataga abantu bizwi ko barwaye sida mu nterahamwe, akaba aribo bateza abakobwa b'Abanyarwandakazi b'Abatutsikazi, bakabaviyora kugira ngo ntibanabice, kugira ngo babasigire ubumuga bwa sida. Ibyo nabyo muzi ko byakoreshejwe. Wenda bazabishaka mu gitabo cyanjye nanditse cyitwa Les Angoisses d'Adelaide, muzabisangamo kuko nabivuzeho umwanya. Magorane agakomeza asobanura ko abahakana jenoside muri iyi myaka bakomeza bakiyongera kubera ko badahanwa. Abadahanwa nibo benshi urebye mu by'ukuri biba, nibo benshi kuko bitwaza ko ngo
bafite iyo droit yo kuvuga ibyo bashatse kuri social media. None rero icyo ngamije ubu ntabwo ari ukubabwira ngo muhangane nabyo ku buryo bundi, ni ukugira ngo gusa ngo mumenye ko ibyo bintu biriho. Bantu mwumva social media kuri za YouTube, bantu mwumva abantu bamwe nk'abapadiri Nahimana n'abandi nkawe, mujye mugerageza ugusesengura, mukoresha umutima wanyu nama, twese dusungure maze imbetezi tuzireke, tuvanemo ibintu bizima, kuko social media ntabwo navuga ngo ibi biberaho byose ni bibi, ntabwo ari byo. Hari byinshi bihabera byiza bizima, ariko impungenge aho zihagaze uyu munsi ni ibikorwa n'urubyiruko nk'urwo batanzeho urugero mu Bubiligi, nta nubwo ari rwo mu Rwanda. Objectif yabo iyo urebye abo mu Bubiligi icyo bagamije ni ukureba ukuntu bakwegeranya abo bita urubyiruko bose bari ku isi yose no mu Rwanda, ariko baribeshya mu Rwanda bo ntibizabakundira, kuko imyumvire y'Abanyarwanda bari mu Rwanda itandukanye cyane n'abari hanze. Nk'uko mubizi rero ibiganiro byo kuri YouTube ntibabirebire, nkaba mbashishikariza kuza. Iyi ni faze ya mbere, twatangiriye kuri Honoré Magorane. Nzabasesengurira ubutaha mu magambo avunaguye ibyo Dr Bizimana yavuze, n'ibyo Bernard Mengre yavuze ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, n'uko urubanza rwaciwe burundu yabikozeho igihe kinini. Muzatangazwa na témoignage zagiye zitangwa, harimo muri byo ibyo amagambo ntigeze numva mbere, ibyo umuntu witwa Bagosora ubwe yivugiye kuri ibyo by'indege, ahakana ko mu maso ye bidashoboka ko inkotanyi koko zari kurasa iriya ndege nk'uko aricyo kirego bari barashyize imbere. Biratangaje kubona Bagosora mu magambo ye ubwe ariwe wavuze ibyo, biratangaje. Nitugera kuri Bernard Mengre nzabibasomera byo textuellement, nako iyo video n'ubiri kuri YouTube, no kuri iki kiganiro nzayishyiraho iyo link, abatarayibonye muzayikurikirane, iratangaje mbese cyane. Reka duhinira ahangaha, mbibutse ko mujye mwibuka gukanda kuri subscribe na like, hanyuma mujye mubikurikira. Muri iyi minsi abantu 5 nabwiye nzakoraho bose, uyu nempereyeho, nzakurikizaho abandi 4, rimwe umwe ku wundi kugeza igihe bose nzabahituriraho. Murakoze cyane, turabishimiye, twishimira ko mudukurikira. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.